twaracitswe rwose ntabwo nakubeshya, twari tuzi ko bitemewe ariko twaracitswe, twasabaga imbabazi rero. Tubwira aho mwafatiwe n'impamvu mwafashwe. Nitwa Minani Selemani, twafatiwe mu murenge wa Nyamirambo tutubahirije amabwiriza yo kwirinda COVID-19, twarengeje amasaha, niyo mpamvu turi hano ubu ngubu. Babafashe muri mu biki? Badufashe tutarengeje amasaha, twahuye turi benshi kandi bitemewe. Mwarimo mukora iki se? Hari ibintu by'akazi byarimo ko bamwe dukora intebe, abandi bari baje harimo no kwiyakira gusa kuko twari turangije akazi. Mwarimo munywa? Harimo abanywaga, harimo yari uruvange. Babafata hari nka sangahe? Byari nka 12:30. None se kuki mwabikoze? Ntabwo mwari muzi ko bitemewe? Twaracitswe rwose ntabwo nakubeshya, twari tuzi ko bitemewe ariko twaracitswe, twasabaga imbabazi rero. None se Minani Selemani, ukurikije ibibabayeho ni irihe somo biguhaye, ni irihe somo ubona ribirimo by'umwihariko? Isomo nkuyemo nuko nakangurira abanyarwanda kwirinda COVID-19, bakirinda ingendo zitari ngombwa, bakubahiriza n'amasaha yo kugera mu rugo, ko kugera mu rugo ni 11:00. Urabona ari cyo ko COVID irambye kandi hari ubwandu bwinshi, hazara abantu bacyandura, kugerageza tukirinda tukarinda n'abandi. Inama wagira abandi bashobora gutekereza gukora ibirori mu bihe nk'ibi turimo? Inama nabagira inama wagira abandi? Inama nagira abanyarwanda ni ukwirinda ingendo zidashobotse, bakubahiriza amabwiriza, bakirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma begerana n'undi, bagahana metero, bagakaraba, tukirinda COVID-19 tukareba ko twayitsinda. Amakuru twayabwiwe n'abaturage, polisi ikora n'abaturage, hari abaturage bumva bakumva n'amabwiriza bakagira yabo, babona yuko ikintu icyo ari cyo cyose gikozwe kinyuranyije n'aya mabwiriza yo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19 gishobora kuba cyahungabanya umutekano wabo ubwabo cyangwa se no muri rusange n'uw'abanyarwanda muri rusange, nibo rero baduha amakuru. Byumvikane rero yuko ibyo abantu bakora hirya no hino bamenye yuko hari irindi jisho ribareba, kabone niyo polisi ibari iruhande, kabone niyo polisi itabira aho hafi. Bamenye rero yuko hari irindi jisho ribareba kandi mu by'ukuri ritishimiye ibirimo gukorwa, kandi iyo jisho ni ry'abaturage bagenzi babo. Bande biragaragara ko abantu bakomeje kurenga kuri aya mabwiriza, nta minsi ibiri iciyemo hari abandi bafatiwe Kicukiro. Kandi ni iyihe nama mwagira abaturage bakomeje kugaragara barenga kuri aya mabwiriza? Mwabagira iyihe nama? Inama ni ukubireka, kubera yuko gukora ibitemewe ubizi ntabwo ari byiza kandi nta nubwo ari byo. Icya kabiri, bamenye yuko buri wese afite uruhare rwo kwirinda COVID-19 akayirinda n'abandi. Nta wundi muntu uzabimukorera, nta wundi muntu uzamurinda COVID-19 uwatabigizemo uruhare. Hari ibyo rero bumva ari ibintu bikomeye cyane, wenda bumva batareka, ariko turagira inama yuko nta mpamvu yo kubikora ko bibujijwe. Abantu mubona bakora za anniversaire, bigaragara yuko mu by'ukuri zirimo kwiyongera n'abo dufata, imibare y'abo dufata murayibona. Turabagira inama yuko izo sabukuru zabo baziziza bari bonyine iwabo mu ngo. Ibyo barabizi yuko ibyo birori byo mu ngo bibujijwe. Naho rero ibyo bavuga yuko hari abantu babatungura, niba batungura bajye bahita bahamagara polisi cyangwa babibwire n'inzego zibegereye, byibuze zize nyine zifata abo bantu babatungura. Ariko naho ngabo barimo gutegura gucura imigambi yo gutungura abantu ngo nuko bagize isabukuru y'amavuko, bamenye yuko ibyo COVID itabizi. Turagira ngo rero tuvuge yuko
ushobora kuba wakwitegura no gutungura umuntu ahubwo covid nawe ikagutungura cyangwa ikabatungura mwese nabibihore babireke. kandi hakurikije aya mabwiriza mashyashya yashyizweho biragaragara yuko saa 12 mo zirajya kugera ubona abantu bakigenda mu muhanda. Hari ikintu gitangiye kuboneka cy'uko abantu batangiye gufungirwa mu masitade nanone. Mwagira message mutanga ku bijyanye n'uko abantu bagumye bakava mu muhanda? Ibyo ni ukugena igihe nabi. Twarabivuze yuko amasaha ingendo zitangirira nayo zisorezwa arazwi, nta rujijo ruhari. Amasaha yo kuba bafunze ibikorwa byemewe gukora byakomeje gukora gukurikira amabwiriza uko ateye arazwi. Ibyo rero ni ukugena igihe, umwanya, ukamenya ngo ibyo ukora biragutwara igihe kingana iki, aho utaha ni hehe biragutwara igihe kingana iki, bityo ukabihuza kugira ngo utahe nyine aho hantu watahaga kandi hagere hakiri kare saa 12 zigere bageze mu rugo. Abantu bose babireba, twarabivuze, abaturanyi, abantu bose baba mu rugo, umuntu akagera mu rugo hakiri kare nk'uko twabivuze. Ariko bazabire ngo nyine n'impamvu uzabona muri stade tuzabafata, tuzakomeza tubafate kandi bazakomeza bihanirwe. kandi murakoze. Twaracitswe rwose ntabwo nakubeshya. Twari tuzi ko bitemewe ariko twaracitswe, twasabaga imbabazi rero. None se Minani Selemani, ukurikije ibibabayeho ni irihe somo biguhaye, ni irihe somo ubona ribirimo by'umwihariko? Tubwira aho mwafatiwe n'impamvu mwafashe. Nitwa Minani Selemani, twafatiwe mu murenge wa Nyamirambo tutubahirije amabwiriza yo kwirinda covid-19, twarengeje amasaha, niyo mpamvu turi hano ubu ngubu. Babafashe muri mu biki? Badufashe tutarengeje amasaha, twahuye turi benshi kandi bitemewe. Mwarimo mukora iki se? Hari ibintu by'akazi byarimo ko bamwe dukora intebe, abandi bari baje bari harimo no kwiyakira gusa tuko twari turangije akazi. Mwarimo munywa? Harimo abanywaga, harimo yaruvange. Babafata hari nka sangahe? Byari nka saa 12:30. None se kuki mwabikoze? Ntabwo mwari muzi ko bitemewe? Twaracitswe rwose ntabwo nakubeshya. Twari tuzi ko bitemewe ariko twaracitswe, twasabaga imbabazi rero. None se Minani Selemani, ukurikije ibibabayeho ni irihe somo biguhaye, ni irihe somo ubona ribirimo by'umwihariko? Isomo nkuyemo nuko nakangurira abanyarwanda kwirinda covid-19, bakirinda ingendo zitari ngombwa, bakubahiriza n'amasaha yo kugera mu rugo, ko kugera mu rugo ni saa 11. Urabona ari cyo ko covid irambye kandi hari ubwandu bwinshi hazara abantu bacyandura, kugerageza tukirinda tukarinda n'abandi. Inama wagira abandi bashobora gutekereza gukora ibirori mu bihe nk'ibi turimo? Inama nabagira inama wagira abandi? Inama nagira abanyarwanda ni ukwirinda ingendo zidashobotse, bakubahiriza amabwiriza, bakirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma begerana n'undi, bagahana metero, bagakaraba, tukirinda covid-19 tukareba ko twayitsinda. Amakuru twayabwiwe n'abaturage, polisi ikora n'abaturage. Hari abaturage bumva bakumva n'amabwiriza bakagira yabo, babona yuko ikintu icyo ari cyo cyose gikozwe kinyuranyije n'aya mabwiriza yo kwirinda iki cyorezo cya covid-19 gishobora kuba cyahungabanya umutekano wabo ubwabo cyangwa se no muri rusange n'uw'abanyarwanda muri rusange, nibo rero baduha amakuru. Byumvikane rero yuko ibyo abantu bakora hirya no hino bamenye yuko hari irindi jisho ribareba, kabone niyo polisi ibari iruhande, kabone niyo polisi itabiri aho hafi. Bamenye rero yuko hari irindi jisho ribareba kandi mu by'ukuri ritishimiye ibirimo gukorwa, kandi iyo jisho ni ry'abaturage bagenzi babo.
Kandi biragaragara ko abantu bakomeje kurenga kuri aya mabwiriza, nta minsi ibiri iciyemo hari abandi bafatiwe Kicukiro. Kandi ni iyihe nama mwagira abaturage bakomeje kugaragara barenga kuri aya mabwiriza nkana, mwabagira iyihe nama? Inama ni ukubireka, kubera yuko gukora ibitemewe ubizi ntabwo ari byiza kandi nta nubwo ari byo. Icya kabiri, bamenye yuko buri wese afite uruhare rwo kwirinda COVID-19 akayirinda n'abandi. Nta wundi muntu uzabimukorera, nta wundi muntu uzamurinda COVID-19 watabigizemo uruhare. Hari ibyo rero bumva ari ibintu bikomeye cyane, wenda bumva batareka, ariko turabagira inama yuko nta mpamvu yo kubikora ko bibujijwe. Abantu mubona bakora za anniversaire bigaragara yuko mu by'ukuri zirimo kwiyongera n'abo dufata, imibare y'abo dufata murayibona. Turabagira inama yuko izo sabukuru zabo baziziza bonyine iwabo mu ngo. Ibyo barabizi yuko ibyo birori byo mu ngo bibujijwe. Naho rero ibyo bavuga yuko hari abantu babatungura, niba batungura bajye bahita bahamagara polisi cyangwa babibwire n'inzego zibegereye, byibuze zize nyine zifata abo bantu babatungura. Ariko naho ngabo barimo gutegura gucura imigambi yo gutungura abantu ngo nuko bagize isabukuru y'amavuko, bamenye yuko ibyo COVID itabizi. Turagira ngo rero tuvuge yuko ushobora kuba wakwitegura no gutungura umuntu, ahubwo COVID nawe ikagutungura cyangwa ikabatungura mwese, nabibihore babireke. Kandi hakurikije aya mabwiriza mashyashya yashyizweho, biragaragara yuko saa 12 mo zirajya kugera ubona abantu bakigenda mu muhanda. Hari ikintu gitangiye kuboneka cy'uko abantu batangiye gufungirwa mu masitade. Nanone mwagira message mutanga ku bijyanye n'uko abantu bagumye bakava mu muhanda? Ibyo ni ukugena igihe nabi. Twarabivuze yuko amasaha ingendo zitangirira nayo zisorezwa arazwi, nta rujijo ruhari. Amasaha yo kuba bafunze ibikorwa byemewe gukora, byakomeje gukora gukurikira amabwiriza uko ateye arazwi. Ibyo rero ni ukugena igihe, umwanya, ukamenya ngo ibyo ukora biragutwara igihe kingana iki, aho utaha ni hehe biragutwara igihe kingana iki, bityo ukabihuza kugira ngo utahe nyine aho hantu watahaga kandi wagere hakiri kare saa 12 zigere bageze mu rugo. Abantu bose babireba, twarabivuze, abaturanyi, abantu bose baba mu rugo, umuntu akagera mu rugo hakiri kare nk'uko twabivuze. Ariko bazabirenga nyine niyo mpamvu uzabona muri stade tuzabafata, tuzakomeza tubafate kandi bazakomeza bihanirwe.